nshaka kuvuga rero nshaka kuvuga kibatera biriya byose abahunga abari impamvu nyinshi zo guhunga murabizi ariko abo bariya biyise des exilés politiques ari des exilés économiques bashaka amafaranga bagashaka kuba hari amafaranga mu buzima bworoshye noneho bakihindura impunzi za politiki nta politiki bakoze mu Rwanda iyo politiki ubwo buhunzi baraturuka kuki hanyuma donc bakajyanwa n'ubukene bashaka amafaranga bashaka ubuzima bworoshye badashaka ubuzima bukomeye bwo mu Rwanda kuko turavunika cyane bagashaka ibiboroheye noneho bagashaka ibyo bahimba ibindi ngo bakoze délit d'opinion ngo bazize ibitekerezo nimuzi ibitekerezo ibyo bitekerezo bari mu Rwanda batatanze ngo bimenye uretse biriya bakoze mu seminari n'abakoze biri hanyuma y'ibyabo bari mu Rwanda kandi ntacyo babaye n'abisha abantu ahubwo bakagirirwa imbabazi bari mu Rwanda nkaswe rero abahomvaguye ibigambo bahomvagura ariko ubuzima bugakomeza ntekereza ko izo mpamvu zombi noneho bagashaka uko babaho baciye muri biriya bashuka abazungu abashya abazungu mu Rwanda bimeze bitya na gutya ibintu byari bibi bagatukana bakabona impamvu yo kutagaruka yego dukunze kubona Padiri Nahimana sinzi niba nawe ujya ubibona dukunze kumubona ku mbuga nkoranyambaga aho afata amazina yihinduranyije amazina menshi ariko turayazi akayakoresha mu gutukana akayakoresha mu guhimba inkuru z'impimbano ariko hari n'aho akoresha n'amazina ye y'ukuri noneho kuri za canoze ariko ibintu bye byose nk'uko bivuze ubona ko abikora agambiriye kurya utw'abandi gushuka abantu akoresheje ibyo nakita ko ari politike ubu ngira ngo urabizi ko yiyise perezida ngo wo mu buhungiro ngo guverinoma yo mu buhungiro ngira ngo warabyumvishe ko yakoze ngo pasiporo ngira ngo warabyumvishe ko yahimbye irimbi rya online ngira ngo ikinyoma cya mbere yigeze gukora nacyo racibuka abeshya rubanda ngo perezida wa repubulika ngo yarapfuye n'ibindi byinshi bitandukanye uyu mugabo Nahimana konzi ko kino kiganiro azagikurikira nk'umuntu wabaye umupadiri ukaba waranabaye we mbere ye kera rwose uri mukuru mu kazi uyu mugabo ni ihe nama wamugira we na Fortunatus mbere yuko dukomeza ikiganiro umva bari abantu barenze ihaniro none se arakora pasiporo n'izikihe gihugu ahubwo ni ubusazi iyo pasiporo ni ikihe gihugu ntibumva se ko ubwo pasiporo yazikoze kera yakoze n'iyamujyanye i Burayi rero bari abantu barenze ihaniro ariko ikibazo umwanzuro ugiye mbona bacyo nari biteguye kubikubwira ikibabeje ari i Burayi icyo kibazo umuntu yakibaza musenyeri wa diyoseze ya Cyangugu ese Fortunatus uzakemwa aracyabarwa muri diyoseze ya Cyangugu Nahimana we yabaye perezida bya diyoseze ntibikimureba ariko se ruzakemwa bikiri bugufi musenyeri wa Cyangugu akwiye kubazwa bari abapadiri kora diyoseze ya Cyangugu bakahakora amarorerwa ukaba nawe wabibazwa bikomeje kuri itagize icyo bikoraho ese Nahimana yaba akiri mu gipadirira oya we kuva ashinze n'ishyaka yabyihanaguyeho automatikoma kuva agiye muri politike amategeko ya kiliziya biba birangiye reka mbaye ikaze kuri Rwanda Nordic TV kandi ntangire mbifuriza amahoro y'Imana mwese abadukurikiye abakurikiye Rwanda Nordic TV nagira ngo ntangire mbifuriza umunsi mwiza uyu munsi rero murahabona umushyitsi nazanye ngiye muri kumwe nitwa Gatete Olivier nkaba ndi mu gihugu cya Denmark mu mujyi wa Copenhagen uyu munsi rero nazanye umushyitsi nagira ngo atangira bibwira n'ubwa mbere ugeze kuri Rwanda Nordic TV watangira wibwira abakunzi bacu nitwa Yohani Ndorimana ndi i Kigali ku Gisozi
mu Rwanda abantu benshi barazi, no hanze bagomba kuba bahari. Abazi cyane cyane bazi ni muri diyoseze ya Cyangugu, ndi igisonga cya Musenyeri Vicaire General, igisonga cy'abasenyeri bombi bahasimburanye, ishinzwe Caritas, ni padiri mukuru wa katedrale, ibyo byose. Abandi bakunze kumenya bazi kubera ibitabo nagiye nandika bijyanye na jenoside, nibanda cyane cyane ku ruhare rwa bamwe na bamwe muri Kiliziya Gatolika. Ibyo bitabo byagiye byamamazwa hano i Kigali ndetse no mu mahanga byarahageze. Yego. Abamenye vuba aha ngaha bazi nk'umuvugizi wa OFDS, representant legal. OFDS ni ukuvuga Organisation des familles témoins de solidarité, ni ukuvuga umuryango ushimangira ubufatanye. Ni umuryango rero uhuza abagira neza badufasha bo mu Butaliyani n'imiryango yakiriye imfubyi cyangwa abana babuze kirera batagira kivurira bari hano mu Rwanda batahavuye, bagafashiriza aho bari. Muri izo nzego eshatu ndumva utanze hamwe yaramenye ahandi. Ariko mbere yaho ngewe hari amakuru mfite ko hari amaparuwasi wagiye, hari za paruwasi wagiye ukoramo mbere zitandukanye. Sinzi niba wazisangiza abantu aho wagiye ukora hatandukanye muri paruwasi zindi. Ntabwo ari, sinakoze muri paruwasi nyinshi. Vuka muri paruwasi ya Kasi muri diyoseze ya Butare, niho naherewe ubupadiri muri 80. Yego. Ku itariki 3 z'ukwa munani muri 80. Hanyuma imirimo ya mbere nayitangire muri paruwasi ya Cyanika mu Bufundu, hari muri perefegitura ya Gikongoro, ariko icyo gihe Cyanika yari muri diyoseze ya Butare. Ubu rero iri muri diyoseze ya Gikongoro, kuva aho Gikongoro igereyeho muri 92. Mvuye mu Cyanika nahageze muri 80 mu kwa 9, navuye kuri Pasika mu kwa 4 muri 82. Nagiye muri Cyangugu rero njyanye n'umushumba mushya wa diyoseze igishingwa Musenyeri Tadeo Ntihinyurwa, turakorana kugeza bamwohereje i Kigali kuba arikiepiskopi. Nyuma ye haje Musenyeri Yohani Damascene Bimenyimana, nawe turakorana, nkomeza imirimo nk'iyo nakoraga kubwa Musenyeri Tadeo Ntihinyurwa. Ubwo rero ngeze i Cyangugu nibagiwe gato ko nabanje muri paruwasi ya Nyamasheke muri 82 kugera kuri Noheli 85. Nahavuye rero njya kuri katedrali Cyangugu kuri Noheli 85, gukomeza kugeza ngiye hirya no hino nkagaruka. Navuga ko ari izo paruwasi zombi nakoze mu by'ukuri. Yego. Urumva ko profile yawe ni nini cyane rwose ku bantu. Turishimiye kuba ubanye natwe hano muri Rwanda Nordic TV, ukaba wemerewe no kuduha ikiganiro. Ubu rero mu byagutumye ngutumira cyane bwana Yohani, nagira ngo tuganire ku bintu nagiye mbona kuri izi mbuga nkoranyambaga, harimo ibi byavuzwe kuri YouTube. Noneho ngendeye ku nkuru umaze no kutubwira y'ahantu wakoze hatandukanye, nabonye ko muri paruwasi ya Cyanika icyo gihe yabarwaga mu cyahoze ari diyoseze ya Butare. Ahangaha i Cyanika, mu nkuru nigeze kubona kuri YouTube y'umugabo wari ikiganiro cyakirimo umugabo Ndagijimana Jean Marie Vianney hamwe na Fortunatus, Padiri Fortunatus. Uyu nguyu uba hanze, n'uyu Ndagijimana nawe aba mu Bufaransa, Fortunatus ndibaza ko aba muri Canada. Aba bagabo bakoze ikiganiro bagaruka kuri Minisita Bizimana Jean Damascene uyobora Minubumwe. Bigaragara neza, uza nawe kunyandikira umbwira uti aba bagabo ikiganiro bakoze barabeshya, harimo ibintu bagenda babeshyamo bitari byo. Noneho ndavuga nti nk'umuntu uzi wabaye Cyanika,
ibyo ari byose ushobora kuba waba wari uzi umuryango wa minisita uyu nguyu uyobora Minubumwe Jean Damascene, ni cyangwa ukatubwira ibyo waba uzi mu byo bagiye banavuga, turagenda tubigarukaho cyane, ariko nagira ngo wenda utubwire niba waba hari ubwo waba uzi umuryango wa minisita Jean Damascene, cyangwa kandi nakurikiye n'ikiganiro wakoze kuri televiziyo y'u Rwanda n'icyo wakoze kuri Kigali Today, numva ko uvuga aha hantu, nkumva ko uhazi, ni nayo mpamvu rero nifuza ko twagirana ikiganiro tukagaruka ariko no kuri bino bintu bavuze bano bagabo. Urakoze cyane. Nibyo koko mu Cyanika narahakoze, iyo myaka yose nahakoze rero na Bizimana Yone Damascene yari ahari, yariyo, ahubwo twatangiriye imirimo rimwe. Arangije amashuri y'inderabarezi yaje kwigisha iwabo mu Cyanika, mu kwezi nanjye nahatangiye. Ndamuzi rero neza, uzi ababyeyi be bari batuye hafi ya paruwasi, tubonana hafi buri munsi, cyane cyane ko bari mu muryango wa Rejo ya Mariya. Ndabazi neza rero, n'abavandimwe be ndabazi. Icyo baje ni uko abo mvuga bose ntawe ukiriho. Ababyeyi be biciwe mu Cyanika muri jenoside, n'abavandimwe be bashoboye kugira aho bahungira bagenda bicirwa hino no hino. Ndabazi bose rero, niyo bambwiraga amateka yabo namenye ko abenshi mu muryango we bishwe kuri ya Noheli ya 63 mu buriya bwicanyi, jenoside mu by'ukuri yateguwe igashyirwa mu bikorwa na Prefe Nkeramugaba. Abenshi niho bajuguwe muri ya migezi ya Mwogo, Rukarara, Mbirurume, ahari mu Bufundu no mu Nyambiriri. Abenshi bo mu muryango we n'icyo gihe bishwe, ariko ababyeyi be barakoze ubwo bwicanyi, ariko baza kwicwa ku itariki ya 21 z'ukwa kane muri 1994, bicirwa kuri paruwasi ya Cyanika, n'abandi bagwa hirya no hino. Urebe ko umuryango we rero nkuzi, hari na se wabo witwaga Dismas Rudondogoro, wari umukozi wa paruwasi. Yarazi akazi ko mu gikoni, tukamushima cyane. Yewe usanga yaragiye muri pansiyo, ariko abapadiri aho bagiye muri santari bagiyemo tukamujyana, santari zose, Kumweya, Imbazi, no hirya no hino, uretse Ikirambi twacumbikaga mu bene bikira. Ndabazi rero. Ikintu rero nagaye ni uko bamuvuze ibitari byo, turaza kubigarukaho. Bavuga ko yari imfubyi, yarezwe n'akana kakonswa n'akana. Ntabwo ari byo. Yarezwe n'ababyeyi be mu muryango mugari, umuryango munini, abavandimwe benshi, kandi bose babisha ari bakuru. Ntabwo rero Bizimana yarezwe n'undi muryango. Ni ibinyoma, kandi baravuga ko ari amabwire, ngo nibyo bababwiye. Igihe rero ibyo mvuze nabihagazeho. Naho ngaho mbanje kunyomoza abamuvuze ko atari, bikanambaza akajya mu cogocogo mu muryango we, muri privacy nk'uko babivuga. Ni n'icyaha gikomeye kuvuga umuntu ibitari byo utahagazeho, kwinjira mu buzima bwe bwite ubeshya. Icyo ni icyaha gikomeye cyane rwose. Nibyo naba mvuze, ibindi turabivuga. Yego, ibi ngibi turakomeza tubigarukaho, tunerekane ibyo bagiye babeshya, ibyo bakoresheje babeshya, bahimba inkuru zitandukanye zidahuye n'iby'ukuri koko. Ari nayo mpamvu twebwe nka Rwanda Nordic TV twiyemeje kujya tuzana abantu bavuguruza inkuru zimwe na zimwe z'abantu babeshya kuri YouTube. Dukomeza rero mu kiganiro, wavuze kandi ko wahavuye ujya muri diyoseze ya Cyangugu, ukaba n'igisonga cy'abasenyeri bayisimburanyeho. Ko numva diyoseze ya Cyangugu ariyo igize uturere twa Rusizi na Nyamasheke,
uyizi yose, ndibaza ko urayizi yose. Waba uzi neza padiri uyu nguyu padiri Fortunatus wari uri mu kino kiganiro ari nawe wageragezaga kuvuga, niba namwita nk'umutumirwa cyangwa ariko babihuriyeho bombi, wageragezaga kuvuga avuga uyu minisita Jean Damascene, uyu mupadiri hari icyo waba umuziho, hamwe n'uyu nguyu Ndagijimana wahoze ari ambasaderi kera, bavuga ko yaje no kwiba amafaranga. Ibi nabyo turaza kubigarukaho. Waba ubazi neza aho bavuka, cyangwa waba warigeze uhura nabo mu kazi kawe ka buri munsi k'icyo gihe? Padiri Fortunatus Rudakemwa nawe ndamuzi ku buryo bwinshi, ndaza kumukubwiraho ibintu birebire, ariko namumenye mbere na mbere ari umufaratiri mu myaka ya mbere, aruhukiye muri paruwasi ya Nyamasheke nayoboraga. Ndatekereza ko ari muri 82 cyangwa 83, ariko ni 83 ari umufaratiri. Nakomeje kumubona rero ari umufaratiri, ni wabo ndahazi muri paruwasi ya Mwezi, niho avuka ahitwa Inyamuwembe. Ise ndamuzi, yari umwarimu w'intangarugero, ndamuzi ndamuziho bihagije. Nakomeje kumumenya abaye padiri muri 88, akibuhabwa ajya muri paruwasi ya Mibirizi, niho yabanje gukora. Ngiye ndi kuri katedrale Cyangugu, ngiye kwiga muri 89 aba ari umusimbura. Ndibuka ko dukora inama y'abapadiri, bagiraga musenyeri inama, twashakashatse umuntu twashyira kuri katedrale ngo asimbure. Rwose nanjye namuhaye amajwi kuko twabonaga ari we wabishobora mu bashoboraga kuboneka. Twasimburanye rero Icyangugu, uko nagiye kwiga ndagaruka ndamusimbura. Yari umuntu twumvikanaga, ubundi abantu basimburanye rimwe na rimwe usanga umwe abaza kanaka akora gate, ese kanaka arakora ate, iyo wahavuye. Ibyo ntabwo byatubayeho. Ndibuka ko ari na mwisho wanjye namusigiye wigaga i Gihundwe, aramumenya, akamutangira amafaranga nkayamwishyura nje, amafaranga y'ishuri, yakosa akamukubita rwose, kubita iyambere aho ntarindi. Iyo nazaga mu biruhuko yantizaga imodoka, nkajya mu Rwanda hose aho nshaka, nkashyiramo lisansi, ndetse ntananyishyuze nenga ibyo bamuvuzeho, akumva amabwire, kandi jewe makuru navuze narayahagazeho. Nkanenga rero kwinjira mu buzima bw'umuntu bahereye ku cyo ashinzwe, ku mirimo ashinzwe, ahubwo ntibanenge iyo mirimo. Ibyo nibyo nise malhonnêteté intellectuelle. Umuntu uzi ubwenge, wize, akananirwa kuvuga icyo agomba kuvuga, ahubwo akajya kunegura ibitari byo. Yavuze kandi yuko azi amashuri yize n'ibiki nabyo akabivuga igice hagati. Bizimana rero nakomeje gukurikira amakuru ye, avuye mu Cyanika mu mashuri y'uburezi, mu burezi, yagiye kwiga filozofiya na teolojiya, abyiga kandi igihe kirekire mu bihugu bitandukanye. Abihaza kwiga i Bukavu, ajya Fribourg, ajya muri za Burkina Faso na Cameroon, ni Toulouse mu Bufaransa, muri ayo mashuri ya teolojiya. Ahavuye niho yagiye muri kaminuza ya Toulouse. Aho yavuze yamunenze ngo ibyo avuga byose n'ibyo akora ngo ni ukubera frustration. Frustration ni ukuvuga ipfunwe uburyo uko atageze ku bupadiri. Aha naho ndahanenga, kuko na Padiri Fortunatus ubwe azi yuko abo batanganye seminari atari ko bose babaye abapadiri. Nanjye nakwitangaho urugero
abo twatangiranye seminari turi 81. Nyuma y'imyaka ya seminari yose abahageze ku padiri ni 3 gusa ku bantu 81. Abo twiganye rero ntibagere ku padiri ntabwo ari ukuvuga ko bafite frustration, kuko barakorera igihugu cyangwa baragikoreye mu mirimo itandukanye. Hari abacamanza, hari abaganga, harimo n'abasirikari, hari abarezi mu nzego zinyuranye. Ibyo rero ntabwo utageze ku padiri ntabwo aba agize ipfunwe, nuko haba habaye andi mahitamo. Aho naho ndahanenga. Hanyuma aravuye muri ziriya nzira za filozofiya na teolojiya, ntagere ku bupadiri nibwo yagiye muri kaminuza kwiga droit international i Toulouse, muri universite ikomeye cyane, kaminuza ibarwa muri enye zikomeye mu Bufaransa mu bijyanye n'imyigishirize. Ahakura diplome ihanitse ya mbere ikomeye rwose. Bashimye, kaminuza yashimye ikayandikamo n'igitabo ikagikwiza muri kaminuza zose, ku buryo ugiye muri La Sorbonne, ugiye Lyon, ugiye Lille, muri universite zo mu Faransa wakihasanga. Havana amanota ashimishije cyane. Uwo ni Bizimana uri kuvuga, Minisitiri Bizimana niwe mvuga rero. Ubwo rero ndanenga ibyo bavuze, bakavuga byo yize, bakavuga igice hagati, ibyo byose ndabinenga. Hanyuma rero Fortunatus niba uza kumpa umwanya nkamuvuga, cyangwa nkaza nkuvuga Ndagije Imana, noneho nkaza kuvuga buri wese ku buryo burambuye, nabyo bambwira icyo twakora. Wowe nta kibazo rwose, ijambo ni iryawe, ni nayo mpamvu nagutumiye, watuganiriza ukatubwira na wari watangiye umutubwira uko mwakoranye Fortunatus, uko mwari mumeranye ku kazi. Nge ndibaza niki kimutera we na Ndagije Imana kujya kuri YouTube bagaharabika abayobozi b'u Rwanda, bakibasira Minisita Jean Damascene. Niki kitera bano bagabo, cyane cyane ko bakunda guharabika perezida w'u Rwanda batibagiwe na Minisita Jean Damascene? Nanjye ndabyibaza, cyane cyane kuri Padiri Fortunatus wagize uburere bwiza, wagize ababyeyi beza, akarerwa muri seminari nziza ya Nyundo. Ikintu cyabateye ubwo bukana kiranyobera. Dore rero ikintu kintangaza ni ukuntu yahindutse. Aha ngaha niho nibaza cyane, ariko amaherezo nacyo tuzakimenya. Nakurikiranye ibyo nsanga, ndeba ukuntu byagiye bigenda, usanga ari ibintu byagiye biza buhoro buhoro. Icya mbere cyo muri jenoside ntiyari ari mu Rwanda, kuko ukuntu yahindutse akagira buriya bukana na ruya rwango yanga Abatutsi, ntabwo byumvikana. Agomba kuba hari impamvu yabimuteye. Genda avuga nti jenoside abatari mu Rwanda, kuki atagaruka mu Rwanda? No mu muryango we ntabwo twumvise bakoze jenoside ngo abe yagira ubwoba bw'izo mpamvu, uretse ko n'icyaha ari gatozi. Nakomeje gukurikirana rero ukuntu evolution ye, ukuntu yagiye agenda, usanga byaratewe n'iki ngiki complexe. Ndacyakora kuri complexe ibimutera yabimuteye. Niba arayigize mu bwana bwe, niba arayigize mu bukuru bwe, ariko nta kimona cyayimutera. Ubwo rero nakubwiye ko twumvikanaga, nta shyari ryari rihari, nta wabaririzaga ngo kanaka koze ate, arakora ate. Ariko natangajwe n'ukuntu ngeze i Roma jenoside irangiye, ngeze mu Butaliyani, nkamubwira ibyabaye i Cyangugu, ibyabaye imibirizi aho yabaye muri Cyangugu muri rusange, nkabona ntacyo bimubwiye. Ntanambaze ati abakirisitu twabanye kanaka aracyariho, ese nta bantu be barokotse? Nta na busa. Icyo kintu cyarantangaje, namubwira nkabona atabyitayeho. Ariko rero ageze mu mashuri nyine agatangira kwandika igitabo, buruse yarangiye atararangiza kwiga, biba ngombwa ko yajya muri paruwasi
ya diyoseze twari dufitanye jumelage na Cyangugu, nari narashatse iyo jumelage, ajya muri iyo paruwasi, muri iyo diyoseze. Ikintu cya mbere rero, ubujura barega, bwa bujura turega Ndagijimana nawe yarabugize muri iyo paruwasi. Musenyeri waho twagiye muri 1998 tujyamo n'iyo mu butumwa hamwe n'abantu b'Icyangugu bagera kuri 4. Musenyeri aranyongorera, anyiherera, arambwira ati uriya mupadiri mwe mwamwohereje hano, none abakirisitu bari baramundegera ko yasahuye paruwasi, amafaranga yaguze imodoka na televiziyo itabaho muri iyo paruwasi. Ati none nimumbwire jyawe muhe tike atahe mu Rwanda. Ndatakamba nubwira nti ihangane, arangize kwandika igitabo uzabone kumwohereza, atazavuga ngo nitwe twamubujije kwiga mu Rwanda ho kuri ubwo buryo. Arahaba, ariko agombe ko yarabyumvise, yarabikenze cyangwa arabyumvikanyeho na musenyeri we, Musenyeri Bimenyimana. Arahava, aho gutaha ajya mu yindi paruwasi mu majyaruguru ya Roma ahitwa Viterbo. Arahaguma kandi yararangije kwiga ntiyataha, kandi twari dukeneye ingufu nyinshi. Icyo cyarantangaje. Aguma aho ngaho, kera kabaye aza mu Rwanda, ariko agomba ko yaraje nko gutata. Ariko akantu kacitse gato, mu biruhuko bya mbere yagize 1994 yagiye mu Budage mu yindi paruwasi nanone ifitanye jumelage na paruwasi ya Mibirizi, kuko nanjye nanahamurangiye murangira n'inshuti zanjye mu ako gace muri Irena n'Iparatina. Murangira umukecuru w'inshuti yanjye nawe wafashe paruwasi ya Cyangugu. Intambara irangira ariho ari, aravuga ngo mu Kidage ngo sie haben gesiegt, ngo baratsinze, ngo hagomba indi ntambara. Urumva umuntu uzi amarorerwa, umukecuru aramubwira ati uzi ibibi by'intambara, ngo hagomba indi ntambara. Rero ndatekereza ko ariyo ntambara ari hategura we na Nahimana na FDLR, kuko ntibahwemaga kubivuga muri rwa rubuga rwabo, ndaza kurugarukaho narwo. Ngo baratsinze, hagomba indi ntambara. Undi ati kuko padiri muzima, hagomba intambara, ntuzi amarorerwa intambara ikora. Hanyuma rero nyine busiragiye tukamwiza muri iyo paruwase, akajya aho ngaho akarangiza, akahaguma ntatahe. Ukibaza igituma adataha, twabaza musenyeri byadataha, afite ubwoba bw'ikiza. Afite ubwoba bw'iki ko abandi bahari babaye iki. Ariko aracyabarwa muri paruwasi zo mu Rwanda, aracyabarwa nk'umupadiri wo mu Rwanda. Barese ndahagera. Aho ngaho ari yikoza mu Rwanda, hananyaruka umwaka umwe muri 2000 na kangahe aza mu Rwanda, bamwohereza mu seminari, naho bahakorera amarorerwa, bagumura abaseminari, barabateranya, babangisha leta y'u Rwanda, bakababwira ngo nibakore dissertation, bandike ukuntu hari ubuyobozi bubi i Kigali, ni ukuvuga mu Rwanda. Bakabumvisha radiyo zisebya u Rwanda, bakazana ibinyamakuru bisebya perezida wa repubulika n'ibindi byose. Abayobozi ba diyoseze bagiyeho n'abaprefegitura basanga bakwiye kuhava, barahabavana. Musenyeri akora amakosa nk'aho yabahinduriye imirimo, arabareka bohereza i Burayi nanone. Urumva ko batari kugaruka, babonye noneho n'impamvu, urwitwazo. Thomas Nahimana bari kumwe, Padiri Thomas Nahimana bari kumwe, ari ushinzwe amasomo, prefet des études. Barajyanirana. Ahubwo kandi nongeraho nuko Thomas Nahimana we yagiye kuri passport ya Kongo. Abantu ntibabizi. Kuko indi bari barayimwambaye mu Bugarama, yajyaga muri Zaire nkuya hehe, nkova mu nzajya mu yindi, rimwe akaca atandikishije, barayimwambura. Rero Abanyacyangugu bambwiye ko yagiye kuri passport ya Kongo. Ubwo bose bagiye, musenyeri ari bubemereye, abahishe ibyangombwa byo kubayo. Icyo nacyo umuntu yakibazaho. Aho rero niho bashingiye rwa rubuga Le Prophète, banditsemo ibyo bashaka byose, batuka u Rwanda, batuka abayobozi b'u Rwanda n'abakorana
na leta y'u Rwanda. Noneho ni ukuvuga ngo uyu Padiri Nahimana nawe uramuzi, waba waramubonye amaso ku maso? ndamuzi, turaza kumujyana mu mwanya we n'ubushaka. Reka nagize Fortunatus. None Fortunatus tugiye muri iyo misiyo, muri ubwo butumwa mu Butaliyani, turamuzi atari ko bashaka batashye, ugasubiye inyuma gato, ngo ubwo muzanyura nk'uko mwacyuye abandi. Ndamubwira nti sha baze gutaha ngo uzataha nk'uko tuzagukira nk'uko twacyuye abandi. Niba bariya bacyuwe n'amasasu ntabwo baje ku neza bose, ariko abifuza kugaruka babyungukiyemo baragaruka. Ni wowe rero nta masasu tuzakoresha, tuzavuga ijambo rimwe uze. ubwo nibwo nyine yikoza mu Rwanda, ariko nkeka ko yaraje gutata ubwo ibitekerezo bye ntibyari kumwemerera kuba mu Rwanda. Asanga ari byaramurenze, Rwanda rwanamurenze, ntaho yaba asura mu mahanga agiye. Rero aho Viterbo yaje kuhava noneho, kuko bamenye ibyo yakoraga muri iyo site Le Prophète, muri urwo rubuga, yamenye ko babimenye, ajya muri Canada. Ubwo Musenyeri Bimenyimana nanone ntibumva ko amwohereje muri Canada, amuha ibyangombwa byose, kuko nta mupadiri ujya mu yindi diyoseze ntaswe mu kindi gihugu bakomeze gukora imirimo y'ubupadiri atahawe ibyangombwa na musenyeri aturutseho. Aho muri Canada rero niho ariho akorera ariya marorerwa. Aricara na Thomas Nahimana, bagakomeza bya bitutsi byabo, bagatinyuka bagatuka umuntu utuka umuntu umukuriye, arabiharagwa, ni bibi cyane. Noneho umubyeyi, umwana utuka umubyeyi, bakihandagaza bagatuka Musenyeri Bigira umwami wabareze wabonkeje, nta wundi uramutuka mu Rwanda. Bagatuka Perezida wa Repubulika, ubwo ndiho ndavuga na Nahimana na Ndagijimana kandi arimo. Perezida wa Repubulika niwe mperaho mbere yo gushinjura minisitiri. Perezida wa Repubulika ni umubyeyi wacu twese. Umuntu utuka umubyeyi aba ari inkunguzi. Mu Kinyarwanda niko bamwita, aba ari inkunguzi. Perezida Kagame arihagije, ari ibikorwa bye biramuvugira bihagije, ku buryo nta n'undi muntu ukeneye kumushinjura ko ntacyo ashinjwa mu byerekeye ubuyobozi bw'u Rwanda. Ni inkunguzi rero bariya bantu, ari Ndagijimana, ari Nahimana, ari Fortunatus, bose ni kimwe. Ibikorwa rero perezida wacu yakoze biramuvugira birahagije. Umuntu wavanye u Rwanda, abanyarwanda mu menyo ya rubamba, agatuma abaheze ishyanga bagaruka, agatuma n'abajyanywe bunyago na ba bandi bahekuye u Rwanda bagaruka, bamwe bari batwawe n'abari babashinzwe. Umubyeyi Perezida wa Repubulika akabagarura, twese tukaba turi mu Rwanda dutuje, twubaka igihugu. Cyo ni igikorwa cy'indashyikirwa, ibindi byose biriranga, birigaragaza. Inama mpuzamahanga zitigeze zibera mu Rwanda, imikino itigeze ibera mu Rwanda, abasura u Rwanda, ibyo byose birerekana umutekano u Rwanda rufite. Ubwo rero ndabaneze, nshatse nakomeza rero. Dukomeze tujya kuri Nahimana, tujye no kuri Ndagijimana ku bivugwa bye by'ubujura bw'amafaranga. Nahimana zo turamuvugaho iki ko mbere wowe umuzi akiri umusore akora mu Rwanda, yaba yaravugwagaho biriya bintu akora, ubona ko afite ingengabitekerezo ikabije cyane? Ntacyo yerekanaga. Umuntu wumva ngo wari ushinzwe na komisiyo y'amahoro n'ubutabera, ntacyo yerekanaga mu seminari, ntacyo yerekanaga. Ariko atangiye mu bupadiri, nubwo tutakora igihe kinini, baramumbwiraga yarakorakoraga ku buryo n'amafaranga ya paruwasi bamurega yajyanye, paruwasi ya Muyange yakoragamo. Yanabipfuye na musenyeri rwose, Musenyeri Bimenyimana akiriho, aranamutuka,
yandika ruhamutuka ageze aho gukora akeneye kuba mu Bufaransa kwiga no gute arongera yandika ibaruwa amusaba imbabazi. Ariko nyine ntabwo bamushimaga mu mirimo yakoze, ari umupadiri ntibamushimaga. Biriya byose rero nkabona ari byo bya complexe mvuga biba byarakuriye mu muntu bikamupfukirana simbizi, ariko hari n'amayeri yo gushaka ubuzima, gushakira ubuzima aho butari, gushakira ubuzima mu gusebanya inyungu. Thomas amafaranga yarakundaga n'undi kandi nawe ntayanga. Noneho bahimba rero uburyo baguma i Burayi kabona amafaranga. Nshaka kuvuga kibatera biriya byose. Abahunga abari impamvu nyinshi zo guhunga murabizi, ariko abo bariya biyise des exilés politiques ari des exilés économiques. Bashaka amafaranga, bagashaka kuba hari amafaranga mu buzima bworoshye, noneho bakihindura impunzi za politiki. Nta politiki bakoze mu Rwanda. Iyo politiki, ubwo buhunzi baraturuka kuki? Hanyuma donc bakajyanwa n'ubukene, bashaka amafaranga, bashaka ubuzima bworoshye, badashaka ubuzima bukomeye bwo mu Rwanda kuko turavunika cyane, bagashaka ibiboroheye. Noneho bagashaka ibyo bahimba ibindi ngo bakoze délit d'opinion, ngo bazize ibitekerezo. Ni muzi ibitekerezo, ibyo bitekerezo bari mu Rwanda batatanze ngo bimenye, uretse biriya bakoze mu iseminari n'abakoze biri hanyuma y'ibyabo bari mu Rwanda kandi ntacyo babaye. N'abisha abantu ahubwo bakagirirwa imbabazi bari mu Rwanda. Nkaswe rero abahomvaguye ibigambo bahomvagura ariko ubuzima bugakomeza. Ntekereza ko izo mpamvu zombi, noneho bagashaka uko babaho baciye muri biriya, bashuka abazungu, abashya abazungu mu Rwanda bimeze bitya na gutya, ibintu byari bibi, bagatukana, babona impamvu yo kutagaruka. Yego. Dukunze kubona Padiri Nahimana, sinzi niba nawe ujya ubibona, dukunze kumubona ku mbuga nkoranyambaga aho afata amazina, yihinduranyije amazina menshi ariko turayazi, akayakoresha mu gutukana, akayakoresha mu guhimba inkuru z'impimbano, ariko hari n'aho akoresha n'amazina ye y'ukuri noneho kuri za canoze. Ariko ibintu bye byose nk'uko bivuze ubona ko abikora agambiriye kurya utw'abandi, gushuka abantu, akoresheje ibyo nakita ko ari politike. Ubu ngira ngo urabizi ko yiyise perezida ngo wo mu buhungiro, ngo wa guverinoma yo mu buhungiro. Ngira ngo warabyumvishe ko yakoze ngo pasiporo, ngira ngo warabyumvishe ko yahimbye irimbi rya online. Ngira ngo ikinyoma cya mbere yigeze gukora nacyo racibuka, abeshya rubanda ngo perezida wa repubulika ngo yarapfuye, n'ibindi byinshi bitandukanye. Uyu mugabo Nahimana, konzi ko kino kiganiro azagikurikira nk'umuntu wabaye umupadiri, ukaba waranabaye we mbere ye kera rwose, uri mukuru mu kazi. Uyu mugabo ni iyihe nama wamugira we na Fortunatus mbere yuko dukomeza ikiganiro? Umva, bariya abantu barenze ihaniro. None se arakora pasiporo n'iz'ikihe gihugu? Ahubwo ni ubusazi. Iyo pasiporo ni ikihe gihugu? Ntiwumva se ko ubwo pasiporo yazikoze kera, yakoze n'iyamujyanye i Burayi. Rero bariya abantu barenze ihaniro, ariko ikibazo umwanzuro ugiye mbona bacyo, nari nabiteguye kubikubwira. Ikibabeje ari i Burayi, icyo kibazo umuntu yakibaza Musenyeri wa diyoseze ya Cyangugu. Ese Fortunatus uzakemwa aracyabarwa muri diyoseze ya Cyangugu? Nahimana we yabaye perezida bya diyoseze ntibikimureba, ariko se ruzakemwa bikiri bugufi. Musenyeri wa Cyangugu akwiye kubazwa bariya bapadiri ko ari diyoseze ya Cyangugu bakahakora amarorerwa, ukaba nawe wabibazwa bikomeje kuri itagize icyo bikoraho. Ese Nahimana yaba akiri mu gipadirira? Oya, we kuva ashinze n'ishyaka yabyihanaguyeho automatikoma. Kuva agiye muri politike, amategeko ya kiliziya biba birangiye. Okay.
ariko musenyeri wa Cyangugu ntacyo arabivugaho ku mugaragaro. Barabimaze akaruma gahuha ntacyo avuga. Yari yakwiye icyemezo kigaragara gikurikije amategeko ya kiliziya, gikurikije n'umuyobozi we. Noneho rudakemwa rero kuvuga ko akiri padiri, nubwo ishyaka nawe atabuze ko baribamo, baricarana umwe akita undi perezida, ukibaza aba perezida ugasanga babigize umukino. Noneho haribwo rero abapadiri bagera hari i Burayi bakiyandikisha mu zindi diyoseze, ariko diyoseze y'umupadiri aturusemo bifitemo uruhare ntabwo yabikora musenyeri we atabyemeye. Niba rero rudakemwa yariyandikisha mu yindi paruwasi, mu yindi diyoseze, akaba atari uwa Cyangugu, atari uwa diyoseze ya Cyangugu, musenyeri wabo nawe niyerure abivuge, avuga ati byuriya mupadiri ntuzabimbaze, yagiye mu yindi diyoseze. Noneho se ko wamuhaye uburenganzira bwo kujyayo, iyo diyoseze yamwakiriye urayigira iyihe nama? Babwira uti wa mupadiri nabahaye arakora ibintu bidasobanutse, arakora ibintu bibi, namwe bizabagaruka, nimubimubaze. Icyo cyari gikwiye tukamenya aho bahagaze. None musenyeri aceceka, barabimubaza agaceceka. Undi arakomeza gukora amarorero, arakora amahano, kandi uwitwa ni umuyobozi we ari aho ngaho. Niba wari ukwiye kugikemura, kandi ntabwo ari mwebwe abanyamakuru yaha igisubizo. Ntekereza ko hari abakwiye kubimubaza mu rwego rwo hejuru, tukamenya aho ari. Barandagaza abantu, baratuka igihugu, barasuzuguza igihugu bakurikiranye amafaranga. Numva ngo na biriya bavugiraho ngo bibaha amafaranga, sinzi nawe muri iyi ngiyi hari ayo uvanamo. Ngo uko bavuze, uko bashubije, uko ufunguye biriya bavuga, uko byinjiza amafaranga. Numva ngo harabetinga, nuko betinga sinzi uko bigenda. Rero birababaje kwitwaza indonke, ureke Minisitiri Bizimana babeshyera, ukanga kuza gukorera igihugu. Kenshi waragiye kuri buruse y'igihugu, waragiye kuri buruse ya kiliziya, ugakomeza kurya umutungo wa kiliziya. Leta yagufashije kwiga, ntuje kuyifasha, ntuze kwishyura n'amadeni wafashe, ntunayishyura uri hariya. Kuba hariya rero warigishijwe na kiliziya, warigishijwe na leta, ntugaruke ngo uyihe umusaruro, ihe ku musaruro wabonye w'amashuri wa diplome ndetse n'amafaranga. No kwikunda ni indonke, ariko irimo n'ibintu bisuzuguritse. Ninda nini byose. Hari akantu ukomojeho ngira ngo wenda tugarukeho ku bakunzi bacu, ko ndabizi ko bari buzatuka tubaze. Hari akantu wari uvuze kuri Jean Damascene Bizimana, wigeze kubivugaho, ariko urongera uvuga izina rye, bituma mbyibuka ko tutabivuzeho, cyane ko muri kiriya kiganiro hari ahantu uriya wahoze ari ambasaderi, uyu nguyu ushinjwa kwiba amafaranga 200,000 by'amadolari bya za ambasade, uyu mugabo hari ahantu avuga ko azi minisita, ngo amuzi neza, ngo bahuriye ngo mu Bufaransa, ngo ariyo ngo ari ambasaderi. Ariko njye nabonye inyandiko zimwe na zimwe zivuga ko abeshya. Ubundi hari n'ahantu bavuga ku bijyanye n'akazi yagiye akora mbere y'uko agera ku minisitiri. Nagira ngo wenda ubisangize abantu kugira ngo abantu bamenye akazi yakoze, kuko bano bagabo bo babeshya ko ngo kugira ngo abone uriya mwanya, ngo hari inyandiko ngo yagiye akora ngo zo kwibonekeza, ngo kugira ngo perezida wa repubulika ngo abe yamumenya. Noneho ngo yandika n'ibitabo byinshi bitandukanye, ngo kandi ngo mu by'ukuri ngo akiri mu Bufaransa, ngo ntago yari mu bari active cyane kuvuga ku bintu bijyanye n'ibya jenoside. Hari ikintu waba ubivuguruzaho ibyo bintu? Reka mbaze gusubize ku bijyanye n'amashuri. Muri universite ya Toulouse yavanye ya diplome n'amanota menshi, bashimye grande distinction avec félicitations du jury.
akiri mu Bufaransa rero ntabwo yatizeyo, arangije yahise aza gukorera u Rwanda, ariko akiriyo uzi ko Ibuka France imushima cyane. Ibuka yo mu Bufaransa ahubwo ari mu ikipe yashinze Ibuka yo mu Bufaransa. Ari niyo mu bashinze kimwe bita collectif de partie civile, baburana mbese n'abisha abantu, baburana bacitse ku icumu, partie civile. Hanyuma rero iyo collectif nikurikirana abisha abantu bagahungira mu Bufaransa, collectif de partie civile. Ikindi kandi namenye nuko Bizimana ariwe uwareze Prefe Bukibaruta, wakoze cyane ku Gikongoro nyuma ya Nkeramugaba. Muri 1947 rero niwe watanze ikirego cyo kurega Prefe Bukibaruta. 1997 apana 87. 97 navuze 87 ni 97 niba atanze icyo kirego amaze kumenya yuko yageze mu Bufaransa. Hanyuma rero yirandagije Imana avuga icya mbere cyo Bizimana yagiye i Toulouse kwiga muri kaminuza, ndagije Imana atagihari, ntabwo bahabanye rero ari ambasaderi. Yari yaje mu Rwanda nubwo atamaze amezi menshi, ariko yari yaje mu Rwanda gukora ya mibare ye yo gutorokana amafaranga. Ahubwo bira by'amafaranga rero reka noneho ubwo tugeze kuri ndagije Imana muvugaho gatoya. Ariko ibyo wari uvuze bye kwandika ibitabo ngo perezida mumenye amuheshe n'usenateri, nabyo ndabigarukaho, ndabivuga ko nanjye nkomoka mu Majyepfo. Bizimana agiye kwiyamamariza mu Majyepfo aratorwa, abona amajwi menshi abasenateri. Ntabwo ari perezida w'ikamunomye ngo nuko yanditse ibitabo cyangwa yatukanye cyangwa yagize ati, yariyamamaje aratorwa. Hanyuma avuye ku senateri yayoboye CNLG, Commission Nationale de Lutte contre le Génocide. Yarayiyoboye nyuma ya Mucyo, yayoboye igihe kirekire kandi yavuye rero nyine aba minisitiri. Aracyakomeza rero ibijyanye na CNLG kuko iyo komisiyo yagiye muri Minubumwe, aracyakomeje ibijyanye n'abacitse ku icumu, Farge nayo yagiye muri Minubumwe. Ibyo byose arabikora, akagerekaho na za nshingano zindi zose zo gushaka ukuntu abanyarwanda bagira umwe kurushaho, ukuntu bakunda igihugu cyabo. Bariya rero icyo bavuga, icyo bamuziza, ntabwo washaka ubumwe bw'abanyarwanda no kubakundisha igihugu cyabo utavuze icyabujije ubwo bumwe, icyabujije urwo rukundo. Icyabibujije ni ababaciyemo ibice, bamwe bakabagira ibicibwa kugera n'aho babishe. Ndetse n'imibare akunda kuvuga, uzi ko nayo bayivuzeho, ariko sinzi niba ntatandukiriye. Imibare y'abapfuye, yabishwe kuko batapfuye bazize malariya cyangwa izindi ndwara, ngo nayo ngo n'indonke ashakira bande simbize. Na Loni yakoze ibarura ryayo, uretse ibona isimbariye kuri 800, ariko iriya miliyoni yabazwe umuntu ku muntu. Ese ahubwo niyo baba 100,000 gusa bazize jenoside, atari homicide. Homicide no kwica umuntu mu bintu bisanzwe, ariko jenoside no kwica groupe, ubwoko, no kwica umuntu akomoka. Jenoside rero itandukanye na homicide, naho baba 100,000 gusa, ariko ari jenoside bashaka kubarimbura, babaziza icyo ari cyo. Icyango ntabwo tureba umubare, tureba igitekerezo cyabiteye, intention yo kurimbura ubwoko. Ariko iyo mibare yarakozwe, yarabaruwe. Ngo icyangugu nari mpari muri jenoside, narwanye jenoside yose.
iyo ntekereje ko Rudakemwa na Ndagijimana ariho bakomoka, bakaba bazi ibintu byabaye muri paruwasi zishwemo abantu benshi cyane, ibihumbi 100 bihari bihashyinguwe muri paruwasi ya Hanika, paruwasi ya Nyamasheke, zose zubatswe mpari, paruwasi ya Nyamasheke, paruwasi ya Shangi, paruwasi ya Mibirizi Rudakemwa yabayeho imyaka 5. Bakamenya abantu biciwe hirya no hino, ahantu hitwa Igashirabwoba ku kibuga cy'umupira. Tekereza kuzuza abantu ikibuga mu Kabarasa Igashirabwoba. Abantu biciwe munsi ya paruwasi mu Gatandara bakabarya. Sinzi izina bari barahimbye munsi ya paruwasi ya Cyangugu ugana mu Bugarama. Hari aho narumvise ngo baranabariye. Niko bavuga, ntabyo nahagazeho, sinzavuga ibyo ntahagazeho. Barabivuga akakubwira n'abantu, birashoboka. Ntababihakana byose. N'abantu bantwaye kuri katedrali Cyangugu 16 naho ngaho babiciye. Ndibuka abandi bantu biciye ahantu hitwa mu Kadasomwa, ari igitero cyoherejwe na Prefe Bagambiki. Nari mukurikiye mubwira nti mfite impunzi nyinshi zabuze, baranyagirwa babuze aho bajya, ndamukurikira duhura n'igitero, arabwira ngo nimuhagarare, ngo bari baje kwica abo kuri paruwasi, abohereza mu Gatandara nako mu Kadasomwa. Baragenda biroha ku bantu bavuye Nyarushishi, bavuye ahitwa Imunyove, harokoze mbarwa. Abasore 3-4 birukanse bashingura kwiruka, nibo bacitse, n'abandi bavuye mu mirambo. Noneho wongeraho ubukana bwakoreshejwe, atari ukwisha gusa, ubukana, uburyo bwakoreshejwe, ubukana bwakoreshejwe, bakirengagiza ibyo byose. Ndagijimana ariko Bizimana tuze kumugaruka wenda ntiturarangiza, simbizi. Hagati aho ngaho aba bagabo ngira ngo mu kugerageza gushaka gusebya Bizimana, ibyo byose urabivuze, ibyo bagiye bavuga no kumuharabika cyangwa no guhimba ibyo batanazi bavuga ko babwiwe. Ariko ngira ngo tuganira, hari igihe twaganira urambwira uti uriya mugabo rero wakubwira ukuntu ari umuhanga, atahubwo arabajena, umbwira ko ngo hari umuntu ngo wigeze kukubwira ko ngo ni nka dictionnaire, uramuseka cyane. Reka mbikubwire, nanjye ndabivuga ibyo ngibyo. Hari umuntu tuye tuganira kuri Bizimana yatangariye amateka. Umuntu rero arambwira ati uzi ukuntu mukunda, atahubwo ni dictionnaire. Ndavuga ntabwo uramupfobeje ko dictionnaire y'igitabo, uramufobeje ahubwo ni bibliothèque, ni librairie, hamwe n'isomero. Bibliothèque, isomero, librairie, hamwe bacuruza ibitabo. Ni umutwe we urimo biriya bitabo byose biri hariya. Urimo politike, urimo ubucamanza, urimo ubuhinzi, ubworozi, urimo ibintu bitabarika, irimo imibare, irimo ibintu byinshi cyane. Ntabwo uramufobeje rwose, ntabwo ari dictionnaire. Dictionnaire ni igitabo kimwe kiba muri librairie, kimwe n'ibyo bitabo bindi mvuze. Ni bibliothèque rero, ntabwo ari dictionnaire. Rero ko Ndagijimana ari ishyari afitiye Minisita Bizimana. Afite? Nibivuge ko Ndagijimana uyu Jean Marie Vianney ari ishyari afitiye Minisita Bizimana, bakanagira n'ubwoba ko babona ko ari umuhanga cyane, ahubwo bizagera aho ngaho mu mategeko ku buryo yanabareka n'iki. Ku buryo yagira ate? Ku yagira ate? Ndibaza ko ari ishyari bamufitiye, cyane cyane ko babona ari umuhanga cyane, ari umunyabwenge, kandi avuga ibintu atanga intuza ibimenyetso naho yabikuye byose n'iki. Ntabwo ishyari nibyo mu Gifaransa nise complexe. Complexe, urebye ukuntu avuga amateka, akayavuga adategwa kandi nta nyungu agamije, yerekana ingero ku ngero. Ntabwo ni complexe. Complexe se tuvuge ko ari ishyari gusa? Complexe sinzi mu Kinyarwanda uko twabivuga. Ishyari, birenze ishyari, nawe yamuciye urwaho bamwica. Birenze ishyari rero. Ndagijimana rero nawe mukubwire, nawe
nanjye mvana umukisi wa Cyangugu yarabatijwe ariko ntageza nk'ababatijwe. Nawe ndamuzi, umuryango we ndebera ko hari abagihari, nawe ni wo muri paruwasi ya Cyangugu ahitwa Igihango. Ndahazi nawe narahageze, nawe na se namuhaye amasakaramentu ya nyuma. Igihango rero ni umusozi urebana na paruwasi ya Mururu ya kera ariyo yahindutse Cyangugu ikaza hano ku ka Cyangugu, nawe ndamuzi. Ariko kumumenya ntaho twahuriye, sinzi niba hari ahazi, ni ukubona amafoto. Ariko ibijyanye n'amafaranga ibihumbi 200 y'amadolari yahawe n'uwari directeur de cabinet we witwa Leon Ngarukiye kuri muri Denmark. Hari ibimenyetso bidasubirwaho. Ngarukiwe ngo nkubwira ni umuntu w'inyangamugayo. Twarabyirukanye nubwo araturi imbere mu mashuri gatoya y'imyaka 3, yabaye mukuru wacu abanyeshuri turi mu bihuko, tukabona atuyobora nk'umuntu rwose ufite leadership, umuntu ukunda abantu bose, agashaka kumenya aho bari akabasura. N'ubu ngubu aracyambaza abantu twabanye n'amakontakiti zabo agahita abahamagara. Ni umuntu ukunda abantu, umuntu wakundaga akazi. Noneho rero ya mafaranga ukuntu yagiye mu ntoki, ubundi nta mafaranga agenda mu ntoki ajya muri misiyo, hari travel check. Ariko amafaranga cyangwa akayohereza muri ambasade, baba ari abakozi ba leta, abayobozi ba leta bajyayo, aba guverinoma cyangwa abandi bagiye mu misiyo za leta, ambasade ikabafasha. Ubwo bushobozi ntabwo bwari buhari rero, nta mafaranga yariho, nta banki zari ziriho, nta travel check, nta na check, nta ki. Jenoside ikirangira namenye procedure ikoreshwa, inzira byacagamo. Menye ko minisitiri w'intebe niwe wasinyaga ordre de mission, urupapuro rwo kujya muri misiyo, akandikira minisitiri ushinzwe. Minisitiri bose bari kujya kwirukanka muri minicofine, muri minisiteri ya finance, agatuma directeur de cabinet akajya kuyafata. Rero arayamuzanira mu ntoki, arayamuhereza. Ariko ayo mafaranga yo kuza ahantu yavaga, akantu gato kwishyuzaga amafaranga numvise ngo ni amafaranga yavaga mu misoro ya douane. Misoro ya douane igatunga u Rwanda rwose, tekereza. Noneho rero ahubwo abavuga ngo yaragiye gufungura za ambasade, ntabwo ari byo, ahubwo yaragiye kugira ngo ambasade ya New York ne Washington zibone fonctionnement, zibone uburyo bwo gukora, cyane cyane ko perezida yaragiye kujyayo n'intumwa zimuherekeje mu nama ya Loni. Mukuru w'igihugu rero yagiye muri izo nama, igihugu agiyemo ambasade yacyo niyo imenya delegasiyo ye. Ntabwo perezida ari kujya kwishyura mu hoteli cyangwa minisitiri amuherekeje. Izo ambasade rero nta mafaranga zari zifite, barajyana n'abayajyanye. Ariko yarakoze imibare ye, ukuntu ngo ibindi uko yavuye mu hoteli, uko yacitse ntajya mu nama yabyo, niwe wabisobanura. Cyashimishije nuko yarize Ngarukiye ngo yaramuharabitse. Ngarukiye akaba yaramusinze mu rukiko rw'i Paris, yaramusinze. Mperutse kwisoma vuba ngaha, Ngarukiye ndamutelefona ndamubaza, avuga ati naramutsinze. Urebe ko adakunda ibintu, akunda abantu kurusha ibintu. Baramubwira ati ndegera indishyi rero, ati nta ndishyi ndegera, umunyamategeko wanjye nashaka azaziregere, kuba icyo cyasha kimvuyeho byonyine ndishimye, birampagije, nta ndishyi zaregera. Abaye umwere rero. Ariko hari ibindi rero, si ayo mafaranga yonyine, si ayo yonyine. Nashatse kumenya ibijyanye na audit baba barakoreye ambasade y'u Rwanda i Paris, Uganda Gijimana, usanga ngo hari amafaranga yandi ariko ya mbere ya jenoside
abakuru b'abasirikare bamuhaye yagomba kugura intwaro ntayatange. Ni menshi cyane, sinibuka umubare. ubwo rero bivuze ko ni ukuvuga ngo abatwumva badukurikira babyumve neza, ni ukuvuga ngo uyu mugabo mu nkuru ye yavuze kuri YouTube channel ye yarabeshye, nta hantu azi, nta n'ahantu yahuriye na minisita. Icyo ngicyo uragisobanuye. Naho ku bijyanye n'iby'amafaranga byo byamaze kuba confirme ko amafaranga yarayibye, nubwo ashaka kugerageza kubihakana. Hari ibiganiro yagiye atumirwamo ahantu hatandukanye agashaka kwisobanura. Reka rero tugende tugane ku musozo. Tugana ku musozo, n'iki kintu sinzi niba hari icyo twaba twibagiwe kuganiraho, wenda tukaba tugisimbutse ku byo twari twateganyije kuganira uno munsi, ariko n'iki kintu wabwira abakunzi baza gukurikira kino kiganiro? Ndizera ko tuzasubira, atari ubwa nyuma, atari ubwa mbere, atari ubwa mbere, ariko atari ubwa nyuma cyane rwose. Birashoboka ko no muri ibi ngibi hari icyo twaba twibagiwe, tukazinegura tukagisobanura neza kurushaho. Icyo nabwira abatwumva, ndagira ngo nshime ababa mu mahanga gipfura, bakaba gipfura. Nigeze kubivuga, ubuhunzi buterwa na byinshi. Ubuhunzi bushobora guterwa n'icyaha ugahunga, bushobora guterwa n'ubwoba, bushobora guterwa n'ubukene, bushobora guterwa no gushukwa, ugashukwa n'abafite ibyo bishinja bakakujyana muri icyo kigare nawe ukabakurikira. Rwose icyo nasaba bari hariya hanze ni uguha amahoro igihugu cyabo, bagaha amahoro. Hari umuntu bavuga ngo wafunzwe imyaka 10 n'ingahe asohotse muri gereza, ayoberwa inzira imujyana iwabo, ngo aravuga ati nimusubizamo nzataha kuwa 5 bagemuye, niho nzabona inzira, sinamenye inzira. Noneho rero hari umuntu uvuga ati nsaziye mu mahanga, ubu najya mu Rwanda nkaganira nandi, ese namenya naho nari ntuye? Agahera urwaje akaguma aho ngaho, ariko yabyifuzaga. Nzi ko n'abajya banyandikira bati nizeye ko tutazapfa tutongeye kubonana, ariko ngiye nkabona icyo gitangaza kitazashoboka. Sinajyayo, nabo ntibazi no, ese tuzahurira muri Kongo, tuzahurira muri Kenya, ntabwo mbizi. Ubwo rero icyo navuga ni uko bariya abantu bakwiye kuba aho babaga, aho bari gipfura, gipfura, ntibisebye, ntibasebye n'igihugu cyabo. Hari imigani bakunda guca, reka mbacira umugani, imigani 3. Baravuga ngo mu mahanga habyina umuhanga. Wumvise? Mu mahanga habyina umuhanga. Habyina umuhanga. Hanyuma amahanga arahanda. Uwa 3, inyana y'insindirano ironka ariko ntisimba. Gusimba urabizi? Wowe ushobora kuba nabyirutse cyane, hari inka za kijyambere zitonsa, ariko iyo inyana yonkaga ikabona amata ntakiza, yarasimbaga kugira ngo ibone amata. Kwa kundi isunika amacebe, kuba iriho yonka noneho igatsimba icebe, amata asohokemo ari menshi. Sinzi naba harayazaga, birashoboka. Najyaga uri mu mahanga ahabwa duke abonye, ntashobora gutegeka ngo nimumpe ibirenzeho. Ni ukwishimira duke, ariko ukaturya mu kinyabupfura, ukamenya no gusaranganya. Kuko ino hari abadafite amafaranga bafite, bakajya bibuka n'aho bavuye. Yewe ni birebire ibyo umuntu yavuga, ariko ikibabaje rero ni uguhora kuba wari ufite abantu bakumenya uri imfura, bagushima, bagukunda, none ukaba wisebya, ukaba usebya n'abo bahasize. Ese nk'ubu ngubu Ndagijimana yavuga ko ikintu yakoreye Minafeti, minisiteri bamushinze, ari iki? Uretse ayo mafaranga yibye, ikindi tumuziho yakoreye Minafeti ni iki? Naho kwaba ukwezi kumwe, kuko nta n'amezi menshi yahamaze.
ikintu byibura yakwishimira yavuga ati nakoreye u Rwanda ni iki ngiki. biragoye umuntu ukunda kwisobanura Rero uvuze iri jambo azaza yisobanure. Abifuza kuza barakaza neza, turacyabakunda, tuzasubira mu byacu bya kera, ariko uyiyemeje kugumayo agumeyo gipfura. Reka rero ngushimire, umutumirwa wa uno munsi yari Yohani Ndorimana, akaba yarahoze ari padiri muri paruwasi zitandukanye, ngira ngo yabitubwiye mu mirimo ye ya kera yagiye akora itandukanye, kandi nakagaruka ntabwo ari ubwa mbere ubu ngubu tumutumiye, tuzamutumira n'ubutaha tuganire ku bijyanye n'ibitabo bye yanditse, n'ibitabo yandika umunsi ku munsi, n'ibindi biganiro bikenewe, n'izindi nama cyane cyane ku rubyiruko n'abandi batandukanye, abanyarwanda baba mu mahanga, yarahagenza arahazi, n'ubundi bumenyi bwinshi cyane twaba tugukeneyeho. Murakoze, nagira ngo ngushimire cyane. Urakoze cyane, akazi keza. Namwe.